bashiki baje mumeze mutese mwebwe gusa mujye mutera agatebe hano kuwogwani nzajya mpora mbabwira gusa ntimuzanyumve nabi niya gahunda yanzababwira paka mureke uyu munsi dukureho ibintu by'ubujiji mwifite uraho urakora urutonde ngo rw'ibintu umusore muzima yakagombye kuba yakagukorera kugira ngo mukundane uribaza yarakubyaye icyambere ngo umusatsi urashaka igisuko cy'ibihumbi 40 kitamaraho ukwezi ibyo turabyihangana ngo urashaka inzara z'ibihumbi 20-30 zitamaraho ukwezi icyo se cya kabiri ngo niba uje kumusura kandi urabizi yuko uzamusura inshuro zirenze 2 cyangwa 3 mu kwezi ngo ukeneye kabu y'icumi nigaruka ubwo ni 20 ku munsi mukobwa ayo mafaranga agenda akagera mu bihumbi magana ngahe kuragera yukanarya tujye tuvugisha ukuri warangiza ngo umuhungu ukennye ko ntatere ari wowe ubyivugira ese tujye tuvugisha ukuri wowe urumva uri seri ibyo bintu nibyo bikugira se umuntu w'igitangaza ntago ari igitangaza igisubizo cyabonetse ahubwo baje rero baje kuba bafata umwanzuro nabo bihagararaho baravuga ati ugende ubatubwire icyambere bo batubwiye yuko abahungu biyemeje yuko nabo izo ntambara bazirambiwe icyambere nabo bakeneye wa mukobwa uri financially independent. You know what it means to be financially independent? Ni hahandi umukobwa abasha kwikorera inzara, abasha kwigurira amayinite, abasha kwigurira internet, abasha kwikoreshereza umusatsi. Abo nibo bakobwa dukeneye. Ba bakobwa batuzanaho imiruho yabo, ba bakobwa bumva yuko byose ari twe bivo. Ese aho dukorera amafaranga bako, mwese wo mwayakorera. Bank account ya rugo bavuga ngo ku bakobwa hajyaho make abahungu hajyaho menshi. Ibyo rero mugomba kubisobanukirwa muve mu bujiji mufunguke mu mutwe nta muhungu wishimiye kongera gukundana n'umukobwa uri umudependinga ibyo bintu byararangiye igihe cyabo cyararangiye gusa niko bantumye mutanyumva nabi ni wa muhungu wanyu wagwani zajya nkomeza mbabwire paka nkore follow tujye dukomeza twibanire ciao ciao see you later bye.